Twongeye kubasuhuza mwebwe mugomeje gukurikira Umugisha wa TV, tubahaye ikaze ku biganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubagezaho. Tubahaye ikaze ku Mugisha wawe TV. Hanyuma rero turabibutsa gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho. Tubahaye ikaze ku Mugisha wawe TV. Tujye kuganira rero kuri shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League icyiciro cya mbere, aho ibi navuga ngo igeze aho rukomeye, dore ko navuga ngo fazere irimo kurangira cyangwa se irimo kujya ku musozo, mu gihe tugiye gufata akaruhuko k'ibyumweru nka bibiri tukazagaruka twinjira muri fazere turo, dukomeza kuryoherwa n'umupira w'amaguru mu Rwanda, cyangwa se shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda icyiciro cya mbere. Hanyuma rero tujye kuganira ku makipe yacu muri rusange, ariko turi bwibande kuri APR ndetse na Rayon cyangwa se Gikundiro yacu. Hanyuma rero muzi ko shampiyona ubu ngubu tuvugana, ubu ngubu navuga ngo ari amakipe amwe n'amwe yamaze gusoza imikino yayo, cyangwa se yamaze gukina imikino yari iteganyije cyangwa se yarateganyije gukina, bavuga kugira ngo faze irangire, harimo nka za APR n'izindi kipe ziri busoze gukina imikino yazo, deni bakahita bajya mu karuhuko kazamara ibyumweru bibiri, bakajya babona kugaruka. Nuvuga ngo shampiyona cyangwa se umwaka utaha 2023 2024 nibwo iyi shampiyona izaba isubukuwe. Ni nyuma y'ibyumweru bibiri gusa, nta karuhuko k'iminsi mikuru, abakinnyi bakagenda bakamira ku mazi, bagasura famiye, bakishima, hanyuma bakagaruka bakongera bakatwihereza, bakaduha show, bakongera bagatanga ibyishimo ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda icyiciro cya mbere, Rwanda Premier League. Yes, nizere ko rero abakunzi b'Umugisha wawe TV, abakunzi b'umupira w'amaguru bamaze kwegera cyangwa se bamaze gushyiramo data kugira ngo tuganire, bafungure channel y'Umugisha wawe TV kugira ngo tuganire ku mupira w'amaguru mu Rwanda dukunda, buri wese yumva ko watera imbere, tukava ku ahantu turi uyu munsi ku giciro turi uyu munsi, tukaba twakigera imbere, dore ko rwose tubishoboye, kuko tumaze kugira shampiyona iri ku rwego ruri hejuru. Kuko mu byibuke mbere mu myaka yatambutse, shampiyona yacu yari shampiyona iri aho ngaho, nta guhangana kurimo, nta banyamahanga benshi barimo, kuko tubyibukiranyeho haravuga ngo hari abanyamahanga 4, ariko ubu ngubu bamaze kuba abanyamahanga 8. Murumva rero tuvuge niba ushyize abanyamahanga 6 mu kibuga, ugashyiramo n'abandi n'abanyarwanda 5 beza, no kuvuga ngo beza babishoboye, nuvuga ngo ndateza ko iyo kipe rwose ibiryana bimeze neza, ishamburiye. Hanyuma rero tugiye rero mu karuhuko navuga ngo k'iminsi mikuru, ariko tuzaza muri fazere turo dushwanyaguzanya, nuvuga ngo dushwanyagurika. Hanyuma za APR, za Rayon, za Mukura Victory Sport, za Gasogi hano hakurya rwose ziba zimeze nabi, zishwanyagurika, zimanura ama ekipe mu bishanga kabisa, ziyatesha amanota, nka za AS Kigali, za Kiyovu, za Police FC nazo ntago twazirenze ingoyi, n'andi makipe yo mu ntara, za Musanze, za Etincelle na za Mukura ndetse n'izindi n'ikipe zo mu burasirazuba. Murabizi ko kuri stade Mabati nta kipe ijyayo ngo iveyo gutya amaramasa, bagomba kuyipfunyikira cyangwa se bakayihereza ibyayo, bakayishwanyagurira ku mabati. Ariko rero reka twirebere amakipe y'i Kigali, navuga ngo amakipe ayoboye ayandi hano mu Rwanda, dore ko ariko rero ntago twavuga ngo ayoboye amandi mu Rwanda, kuko nta kipe ntoya mu Rwanda tukigira. Ikipe uraza wayisuzuguye ikagushota, ikagutera, ikagutsinda, nuvuga ngo ikakwandagaza. Twagiye tubibona ejo bundi Rayon ubwo yasuzuguraga AS Kigali. Rayon yarasuzuguritse, bayinaga ibitego 2-1, ivuga ngo yitangira kwitwaza abasifuzi, ngo urabona ngo ntabadusifuriye nabi, ngo hari penalty zacu batwibye. Ariko burya iyi kipe kurusha iragutsinda nubwo bwose wazana iyi mpamvu. Hanyuma rero icyo twavuga, amakipe yose mu Rwanda arakomeye, ntihagire ikipe izongera kwitwaza ngo twe turakomeye, ngo turi bihangange. Uretse wenda APR igikona kirimo kugaragura amakipe muri ino minsi, muzi ko kiri gutsinda 4 gusa, 4G kirimo kugaragura amakipe kabisa. Ariko murareba izindi mukasanga zagiye zigaragurika, n'iki zirimo ntago mvuze ibi ngibi kuko n'umufana wa APR, ahubwo koko tuvugisha ukuri, umuntu ureba umupira, umuntu ukurikirana umupira mu Rwanda, APR mu bihe byiza my friend, iri mu bihe byiza mon cher ami, iraza igatsinda ikonveka.
Victor Mbawoma Chikomeka urabona ko hasi agatsinda ibitego bya bindi by'umwataka noneho ugiye wakigaragaza araza agatanga challenge tubyibukiranye imikino itatu itambutse yatsinze ibitego hejuru y'ibitego bitatu bibiri gutyo hanyuma ari kugaragaza rero novuga ngo competition iri hejuru ari kugaragaza urwego rwiza ariko twakibaza ngo muri Rayon Sport cyangwa muri gikundiro cyangwa yes muri gikundiro biri gupfira he tubyibukiranye no ma equipe yacu novuga ngo APR na Rayon Sport bahagarariye u Rwanda mu mikino nyafurika ariko tuzi ko bahise bataha abakunzi b'umupira w'amaguru murabizi ko batsinze imikino mike cyane yindi barayinganya ariko ntago byatumye badasigara ku rugo cyangwa batagaruka mu Rwanda novuga ngo indege yanze kuzima yes ariko turibaza ngo bipfira muri Rayon Sport bipfira ko bari bakoze rekritoma neza byapfiriye he ese muri APR ho byapfiriye he ese noneho bakosora iki ese muri champion y'u Rwanda ho bari kubikora cyangwa ni bya bindi byo bagomeza kugwirirana ariko se turiye muri Rayon Sport novuga ngo Rayon Sport yaguze abakiri yaguze squad ifatika yaguze abakongomani igura aba Nigeria igura abarundi mbese ahantu hose iragenda ihagera novuga ngo mu nguni zose yaragigerayo igura babakinnyi beza ariko rero navuga ngo ni beza ariko badakoreshwa badakine mu equipe bahozemo dore mu Rwanda ikintu tujya tugira kitari cyiza novuga ngo abantu babashinzwe kudushakira abakinnyi batubanira nabi babanira ama equipe yacu nabi niba navuga ngo bari mu tuntu ku ruhande twa recruitment cyangwa se udufaranga babagiye baheza ku ruhande hanyuma kugira ngo bakuremwa yabo bagashaka wa mukinnyi udakora utaractive udakina hanyuma ugasanga ibitangazamakuru novuga ngo bacitse igikuba cyacitse bazana mu Nigeria bazanye Fiston Kalala Mayeri bagiye kumugura ariko uribaza ngo barazana Fiston bazajya bamuhemba iki ubu ngubu ikipe arimo muri Afrika y'Epfo ahembwa ibihumbi 100 by'idolari my friend ku kwezi ibihumbi 100 by'idolari nubishyira ku nuza kubara neza uraza gusanga amafaranga arimo y'amanyarwanda na amafaranga menshi ntago tujya tubwizanya ukuri nta kipe yo mu Rwanda tuvuga ngo nta kipe mu Rwanda dufite irabasha kugira amafaranga yabasha guhemba umukinnyi ikamuhemba ibihumbi 100 by'idolari Fiston Kalala Mayeri nguyu umukongomani ukina wajya gukina muri Afrika y'Epfo yavuzwe muri APR FC ariko APR FC ntago yari bumuhembe ntago yari kubishobora okabana yari bishobora ariko se yari gufata umushahara w'abantu batatu ikaheza umuntu umwe ntago byari gushoboka kandi tubyibukiranye APR FC igira amafaranga igarukiraho igira limit y'amafaranga igomba guherezwa nubwo bwose ari ikipe y'ingabo z'igihugu tubyibukiranyeho ariko ntabwo amafaranga yose bashatse bahita bayabona bagira ahantu bagarukira bakavuga bati mwebwe mwenda muzakoresha miliyoni 200 cyangwa 400 ariko batavuze ngo wenda turashaka Fiston Kalala Mayeri bahita bavuga ngo ngaragurwa ngahe bahita bajya kuri konti babikuzwe hoya amafaranga ya Minadef ari ibindi agomba gukoreshwa ntabwo ari kugura abakinnyi gusa ariko no kuvuga ngo ese bareba bagiye kugurwa bara abakinnyi babengutse bo barashoboye cyangwa ni bya bindi nyine ubusanga harimo utuntu tutazi ku ruhande tuba turimo twa tuntu duhora twibaza ngo ese umupira wacu uzatera imbere gute dutuma umupira w'u Rwanda upfa kuko barazana umukinnyi udashoboye akaza kwicazwa cyangwa se akaza kwenda ko yaguzwa amafaranga menshi akaza kwicaza umwana w'umunyarwanda ariko atari uko amurusha ahubwo nuvuga ngo amafaranga akaba ari ajya mu kibuga atari bwa bushobozi bw'iki bw'umukinnyi bugenda bukajya mu kibuga cyangwa se bukigaragaza ahubwo akajya mu kibuga amafaranga yaguzwe kugira ngo bagaragaze yuko uriya mukinnyi yaraduhenze reka tumukinishe reka tugaragaze yuko tumukeneye umusaruro ariko baramushyira mu kibuga atarusha umwana w'umunyarwanda my friend ugasanga aramwicaje ariko ataruka murusha ahubwo ni amafaranga yaguzwe agiye mu kibuga ni cya kimwaro cy'aba abantu bakoze recruitment nabi reba bashayibubu muri APR ntago ari umukinnyi uza wenda uvuga ngo araza shamburiya aza akanga abana b'abanyarwanda oya ahubwo ni amafaranga bamureberamo araza kujya mu kibuga uretse wenda Victor Mbawoma n'abandi barimo kwitwara neza ariko turebye abakinnyi APR FC yaguze ntago ari abakinnyi rwose baza ngo bicaze abana b'abanyarwanda no ntago ari bose yega kugeza ubu ngubu ubwo faze irimo kurangira urajya kureba ukabona nyine harimo challenge harimo akantu kuko turebye neza uyu munsi aho championnat igeze faze irarangiye ubu APR FC ifite amanota 32
niyo ifite meilleur buteur cyangwa se umukinnyi ufite ibitego byinshi kurusha abandi. Niyo nguyu twabwiraga hejuru uwo bita Victor Mbahoma Chukwuemeka ufite ibitego 12. Faze are yonyine irangiye afite ibitego 12. No kuvuga ngo APR FC habaye indi mpamvu ituma champion ihagarara, yahita itwara igikombe ikajya mu mikino nyafrika, yahita iserukira u Rwanda nk'ikipe yabaye ya mbere iwayo. Ariko se mu minsi yashize banganyaga nuvuga ngo batakazaga umukino hahandi nyine ubona ni amaherere, ariko batabikonveka ukabona baraje nyine babaraje barimo gukina, ariko ukabona nta gushyira hamwe. Ukibaza muri vestiaire niki kibazo kirimo? Ese ni muri vestiaire, ni mu bayobozi, ni mu mutoza? Ukibaza ahantu APR irimo ahantu amanota arimo kugenda buriruka ukasha ukahabura. Ariko urabona ko bashoje faze are bameze neza, baratsinda ibitego byinshi, ukabona nyine ni ikipe itangiye gukura abafana ku kibuga, ni ikipe itangiye kubona abantu nyine batangiye kuyikunda, n'umutoza abantu batangiye abakunzi cyangwa se abafana bamaze kwiyumvamo, ni ikipe ubona itangiye ifite ubuyobozi bwiza, ariko ukabona noneho hari ikindi kintu kirimo. Navuga ngo kuri APR FC bakomerezaho bashyiremo imbaraga. Batangiye nabi faze are, ariko mu gusoza urabona ko bari gutanga ikizere yuko faze returo tuzagira champion iryoshye. APR izaza ari APR ndavuga ngo iryana ibeze neza, ishamburi yayishwanyagura irahamu mu bishanga. Statistique zirivugira, ibitego bashoje bafite birivugira, bafite umukinnyi ufite ibitego byinshi 12 ni byinshi. Faze are yonyine irangiye kandi urabona bari gutsinda ibitego byiza, baratsinda ibitego babimerita, baragera mu mukino ukabona ko igice cya mbere kirangira bamaze gutsinda bizeye intsinzi. Hanyuma kuri APR FC ntago ari bibi cyane, aho bageze ni heza turahashimira. Urebye Elema bazanye baguze, urabona ko harimo kugenda batera imbere, urabona ko bari kugenda bivugurura. Navuga ngo niba ari ukumenyerana, niba ari kandi kantu kari karabuze maturite, cya kintu cyo gukura mu kibuga cyangwa se kwa guhuza umukino bagahuza ubwabo ndetse n'abana b'Abanyarwanda. Urabona ko muri APR FC kirimo kugenda kiza, cyari cyarabuze. Urabona ko noneho hari umwuka mwiza, hari ubuzima muri APR FC. Navuga ngo abayobozi bravo ku buyobozi bwa APR FC, akindi bravo ku mutoza ndetse n'abakinnyi barimo kubikorera, bari kujya mu kibuga bazi icyo bashaka. Ni amanota 3 bari kujya mu kibuga bifuza, ukabona koko nyine baramerita, baratsinze, barabikonyine bakonvekaga. Urabona ko habaye hari indi minota yongereye batsinda. Kuri APR FC rero ni byiza, navuga ngo ikintu cyo kugayaho wenda cyararangiye, batangiye nabi ariko bageze ni heza, bakomerezeho, bari ku mwanya wa mbere, bararusha navuga ngo umuke wabo Rayon Sport amanota ni menshi, kuko APR FC ifite amanota 32, bakagira umukinnyi uyoboye abandi gutsinda ibitego bita Victor Mbahoma Chukwuemeka afite ibitego 12, ni ibitego byinshi, ni amanota menshi, ntago ari menshi cyane, ariko byibuze aho bari ni heza cyane. Navuga ngo rero bakomerezaho, faze returo irakomeza. Ejo bundi nyuma y'ibyumweru 2 tugiye mu ka break, navuga ngo mu karuhuko k'iminsi mikuru, abakinnyi bagiye mu miryango, bagiye gusangira n'inshuti zabo na famille zabo. Ariko ejo bundi muri faze returo ndazi ko APR FC izaza itanga challenge ikomeye cyane. No kumukeba Rayon Sport nawe ntago twabura kumuvugaho, navuga ngo nawe yatangiye neza, ariko bigeze ubu ngubu navuga ngo okay, urebye ntago ari byiza, kuko abakinnyi niba ari over confidence bafite, baza mu mukino bazi ngo baratsinda, uko byagenda kose ngo baratsinda umukino. Oya, nibaze mu mukino hejuru. Nababwiye yuko mu Rwanda ubu ngubu nta kipe nto yadufite, ikipe yose iraza ikagutsinda, iraza ikagukuraho amanota, iraza ukabura amanota imbere yayo ugaseba. Urugero ejo bundi kuri Rayon Sport yatakaje amanota imbere ya Kigali. Kigali tubyibukiranyeho, ni ikipe ya nyuma iri kurwana no kutamanuka, iri mu myanya 2 ya nyuma, iri mu myanya ya nyuma, iri kurwana no kutamanuka, ariko yaraje hagama Rayon Sport. Bari abatipe baba muri Kigali baraza barakina, baraza nduvanga iminota 20 yarangiye Rayon Sport yamaze gutsindwa ibitego 2. Wenda mu gice cya kabiri baraje wabonamo agatego kamwe, ariko wabonaga Rayon Sport ikintu cyayishe ni over confidence. Yes, bari bamaze match nka zingahe batsinda bari hejuru, bavuga bati reyo Murera, abafana baza yewe Murera. Urabona ko nyine
baramaze kugera ahantu heza, ariko ubu ngubu faze returo faze are bayishoje uruvuga ngo bari muri mood itari nziza. Yes, babona amafaranga, babayeho neza, fan clubs zirakora, ariko se mu kibuga birapfirahe. Iyo birebye ubona nk'ishusho ry'umunyamakuru ubona ko ari overconfidence, muri iri hejuru bazana bakumva yuko amakipe bayasuzuguye. Nyine turaje dukura amagajo amanota neza nkuko tubishaka, kuri mukuru turayikura amanota uko twishakiye, kuri Kigali turaje tuyikura amanota uko twishakiye, kandi tubyibukiranyeho AS Kigali rimwe abastari my friend, irimwe abakinyi bavuye muri APRFC, abakinyi bavuye muri iyo ngere irimo gukubitwa na AS Kigali barabirukana, ariko abana bari kubereka ko babirukanye ariko hari ikintu bari bashoboye, ko bari bafite byinshi byo gutanga. Ubwo rero navuga ngo Rayon Sport yikosore muri phase returo, ize yikosore, kuko nitikosora umukeba arayirusha amanota 4, APRFC irayirusha amanota 4 n'ibitego byinshi zigamye, ifite aba top scorer benshi. APRFC bari gutsinda ibitego byinshi. Hanyuma Rayon Sport rero phase returo nitangira bazaza bivuguruye biminjiremwe agafu batsinde bafite intego. Harani n'abandi makipe rero arekereje, navuga ngo ararekereje. Reba none iyo bita Police FC. Police twatuzi ko ari ikipe ijenjetse, ariko mashami yaraje ahindura ibintu byinshi. Harimo abakinnyi bagiye bava muri Kiyovu Sport bakava muri Kiyovu Sport bakonve kare abakinnyi beza b'abarundi bahamagarwa muri national team yo mu Burundi, ariko baraza bagatanga challenge. Nuvuga ngo bravo ku buyobozi bwa Police FC, bravo ku mutoza Mashami Vincent, bravo kuri staff, bravo ku bakinnyi kugeza mu kibuga ndetse no kubafana, bravo kabisa Kongo Student kabisa kuri timu ya Police kabisa, barimo kubyitwaramo neza. Kuko ubu tuvugana ubu Police FC ni ikipe ya kabiri, bibaye ngombwa ko champion irangira yasohokera u Rwanda, noneho kuri iyi nshuro ntabwo yasigara mu rugo, mu gihe Rayon Sport yasigara mu rugo. Navuga ngo ntago nuvuga ngo Police FC ntago twayivuga ibintu byinshi, ariko nukubashimira bari gukora neza. Urabona ko bafite ahantu bamaze kugera heza cyane, bafite gukora. Nuvuga ngo iyo batakaje match bavuga ngo none iriya match ya kabiri kuri kiyo tugomba kwitsinda, iriya twarayitakaje ariko ingi ntago tugomba kwitsindwa. Nandiko twavuga kuri zo za AS Kigali, kuri za Gasogi, kuri za Kiyovu Sport, kuri za Mukura, ndetse n'izindi kipe zo mu ntara za Musanze, ndetse n'izindi zose. Urabona ko bari gutanga challenges nziza. So aho nuvuga ngo icyo twavuga kuri champion y'u Rwanda rero, ikintu twavuga kuno phase irangiye, batweretse nuvuga ngo twabonye umukino mwiza uryoshye, twabonye kuguhangana, twabonye competition, twabonye nuvuga ngo ibitego byiza, twabonye ibitego byinshi kuri buri match. Mbese twararyohewe n'iyi championa nino phase irangiye. Twitega iki rero kuno champion y'ikiciro cya kabiri cyangwa se phase returo twitegaho iki? Reka twitega ko tuzabona umukino uryoshye, harimo guhangana, harimo ibitego byiza, harimo ibitego byinshi, harimo gutsinda ibitego byinshi, koko bikagaragaza ko champion yacu noneho yagezemwe amafaranga, harimo abaterankunga bamenyemo amafaranga. Reka tubyitega ko bizaba ibintu byiza. Champion y'u Rwanda y'ikintu twasoza tuyivugaho imeze neza kugeza kuri iki kigero. Gusa nta byera ngo de, kuko usanga ushobora no gusanga ari utundi tuntu turi hirya iyo ngiyo, harimo izo za ruswa baba bavuga, bitwaza abasifuzi ngo babasifuriye nabi. Hanyuma rero umusifuzi ni umusifuzi, niko kazi yize. Nawe uri umukinnyi kina, nawe uri umutoza toza. Hanyuma umusifuzi cyangwa se buri wese akora inshingano ze, buri wese azajya bazwa inshingano ze. Ariko twe kwitwaza abasifuzi, twe kwitwaza abatoza, twe kwitwaza buri kimwe cyose, ahubwo dukora icyo tugomba gukora. Niba umusifuzi yasifuye nabi azabibaswa. Ariko navuga ngo champion kabisa, nuvuga ngo bravo kuri champion yacu, bravo ku buyobozi bwa Ferwafa, bravo ku basifuzi, bravo ku bakinnyi, bravo ku bafana, ku mukinnyi wa kabiri, ku mukinnyi wa 12, bravo kuri staff yose ya Ferwafa kabisa. Ibintu bimeze neza, ibitego biraboneka bibyiza, abafana baraza ku kibuga baratanga amafaranga. Ubu ngo amafaranga yagiye yiyongera. Ubwo rero ni ibintu byiza cyane, turabashimiye. Hanyuma rero ntago twabura gushimira n'abantu n'abakunzi b'Umugisha TV badukurikiranye ibiganiro byacu twabagejejeho by'imikino, haba kuri champion y'u Rwanda, haba kuri national team, haba ndetse no kuri zindi analize twagiye dukora, kuri za Brondo zagiye zitangwa, kuri ba Lionel Messi, ndetse n'andi makuru twagiye tubagezaho, yaba iyo mikino ndetse n'imyidagaduro.
navuga ngo rero twasoza tubifuriza umwaka mushya, tubifuriza umwaka mushya wa 2020 na kane dusoza 2023. navuga ngo twizeye ko tuzabana, muzakomeza kudushyigikira, muzakomeza gukurikirana Umugisha wawe TV ku biganiro byacu, mugatanga inkunga zanyu zitandukanye, haba kuri subscribe, mukaduhereza like, comment, mukasharinga ndetse n'inshuti zanyu zose. hanyuma rero tubashimira cyane kandi tubutsa gukomeza gukurikira Umugisha wawe TV, mukanda subscribe, mukora like, comment, share ndetse no gukanda ukazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho. hanyuma rero tubifurije Noheli ndetse bonane ndetse umwaka mushya muri rusange, kuzaryoherwa n'iminsi mikuru,